Ikibazo nuko iyo usomye Bibiliya ukuramo utugambo twiza wumva turi favorable to you, utuntu wumva tugendanye n'umutima wawe, utuntu wumva tuzakugira neza kandi twonyine ufata. Amagambo akarishye ateye ubwoba y'imivumo n'ibindi byose ukabishyira ku hano kumva nta kintu bikurebaho. Nyamara Bibiliya yandikiwe wowe nanjye kandi ijambo ryose ririmo rireba njyewe nawe. Welcome back to another episode of I Learn, You Learn, We Grow Together. Amazina nitwa Sandrine, nimba uri mushyashya nganda kwakiriye. Aha turi kugereza gukura mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, ubwonko bugakora, umutima ugakora, 360 human beings, steady and sharp. Uyu munsi ngiye kuvuga ku ijambo ry'Imana kuri mugore wafashwe asambana. Muri Bibiliya iriya nkuru itwigisha iki? Ishatse kuvuga iki? Hari ukuntu abantu dufite ukuntu dusoma Bibiliya tugafata inkuru tukayiha ubusobanuro buri generale. Iriya nkuru igaragaza yuko uriya mugore nyine yari yasambanye afashwa na Yesu amugirira ibambe. Yesu ni umunyembabazi, Yesu agira neza. Yesu nta muntu atakiza niba bafashwe asambana. Ubwo nibwo busobanuro umuntu mu myumvire yacu iri basic, iri hasi cyangwa se yoroheje dushobora gushyira kuri iriya nkuru bikaba birarangiye. Ariko iriya nkuru ifite irindi banga rikomeye. Buri murongo uri muri iriya nkuru ni umurongo uteye ubwoba, ni umurongo w'imbaraga kandi ufite igisobanuro. Now, ikindi kintu abantu batemera ni uko ikintu tutajya dutekerezaho. Abantu bitwa abanditsi n'abafarisayo ni abantu muri Bibiliya bagiye bagaragara kenshi Yesu abatuka. Akababwira nabi, mw'abafarisayo mwandyarya mwe, mwoza inyuma y'igikome kandi imbere handuye, mw'abafarisayo mwandyarya mwe. Noneho kuko utari indyarya udashobora no kwishyira muri kategori y'indyarya ukagira ngo wowe ntabwo uri indyarya cyangwa ntabwo uri umufarisayo. Ariko burya abafarisayo n'abanditsi bari Abalewi, bavaga mu bwoko bw'Abalewi, bari abatambyi, bari abapasiteri b'uyu munsi. Bari bano bapasiteri tubona buri munsi, abantu bakorera Imana, abadiyakoni, abantu bakomeye mu rusengero. Ariko Yesu yarabaje arababwira ngo mw'abafarisayo mwandyarya mwe, mukora ibi ngibi, mumeze cyangwa ni nk'icira, niba ari nk'iki, ibintu byinshi cyane yagiye abatuka. N'uyu munsi dufite abantu bagerageza gukora ibintu byiza, bagerageza gukora imirimo y'Imana, ni abapasiteri mu nsengero, ni abadiyakoni, ni abakristu bakomeye, ni abaririmbyi mu makorari. Ariko mu by'ukuri iyo urebye ubuzima bw'abafarisayo n'abanditsi ndetse n'abakristo b'uyu munsi, usanga nta nubwo abakristo b'uyu munsi bageza aho abafarisayo n'abanditsi bagezaga mu buryo bwo gushimisha Imana cyangwa se bwo gukorera Imana no kwitondera amategeko y'Imana. Kuko abafarisayo n'abanditsi bo banagendaga bambaye amategeko y'Imana mu majosi yabo, kandi babaga ari abantu b'inyangamugayo bazwi ku cyaro ko ari inyangamugayo. Umufarisayo n'umwanditsi yakabaye umurebamo nk'ishusho yawe, akaba umurebamo nkawe ubwawe, kuko nubwo hari ukuntu abantu bakuzi, hari ishusho ugaragaza inyuma, ibyaha ukora wowe ubwawe urabizi imbere, ibyo ugera mu rugo ugakora urabizi, ibyo utekereza mu mutima wawe urabizi. Ntabwo ni kugucira urubanza, nanjye nikomeze. Tumeze nka bari abafarisayo n'abanditsi abenshi muri twebwe, majority of us. In fact, nimba uri wa muntu atangiye mvuga ujya muri Bibiliya ugatoranyamo utuntu tumwe na tumwe akaba ari twufata, ibindi wumva by'indyarya, abagome n'abarozi, wo kumva ntabwo ugwa muri icyo cyiciro, uri umuntu mwiza, umeze nawe nk'umufarisayo n'umwanditsi. So, iriya nkuru y'umugore wafashwe asambana ni inkuru nkunda cyane kubera ko ni umugore wagombaga gupfa, yarageze ku rwego rwo gupfa, yarageze ku mwamba, yarageze aho nta muntu agomba kumucira akari urutega. Bagengwaga n'amategeko ya Mose. Uyu munsi hari abantu benshi cyane, igihururu cyabo, abantu benshi cyane n'ubundi bagitwarwa n'amategeko ya Mose. Nimba uri umuntu uvuga ngo ugomba gukurikiza amategeko y'Imana, amategeko 10 y'Imana ugomba kuyakurikiza, nimba utayakurikije uwo ngo wakoze icyaha, uracyari munsi y'amategeko ya Mose. Ariko nyamara tubona ko amategeko ya Mose azana urupfu. Amategeko ya Mose ari clear, amategeko ya Mose ari solid, arakomeye. Icyaha kirahongerwa, icyaha kigira inyishyu yacyo. Uriya mugore yagombaga gupfa kuko itegeko rya Mose rivuga yuko umuntu wafashwe asambana agomba kwicwa. Amategeko ya Mose azana urupfu, amategeko ya Mose agira inyishyu. Ntabwo itegeko ribabarirwa ngo kubera ko wapfukamye ngo usabe Imana imbabazi. In fact, no muri Bibiliya nta hantu handitse ko ugomba gusaba Imana imbabazi kugira ngo ubabarirwe ibyaha byawe. Nimba umurongo wafashe ari wo gukurikiza amategeko, nimba usambanye ugomba gupfa, nimba wishe mugenzi wawe ugomba gupfa, nimba wanze mugenzi wawe ugura namwishe, kandi kwicwa bihorerwa kwicwa. So
ntabwo ibintu babivangavanga. Bari abafarisayo n'abanditsi bari abantu bakurikiza amategeko cyane, niyo mpamvu umugore wafashwe asambana yagombaga gupfa nta kabuza. Ariko kuko bashakaga gufunga Yesu cyangwa se kumushyiraho icyaha no kumushinja ibyaha, uwo mugore agira amahirwe bamuzanira Yesu nko kumugerageza. Iriya nkuru ni inkuru nziza, ni inkuru y'agakiza, ni inkuru nziza, ni inkuru y'umugisha. Ngo abafarisayo n'abanditsi bazanira uriya mugore Yesu wafashwe asambana bati, amategeko ya Mose dore icyo avuga. Wowe hari icyo amategeko avuga ariko hari n'icyo ukora. Amategeko avuga ko nimba wasambanye ntabwo ujya gupfukama ngo useme Imana imbabazi uri kurira, ahubwo ugomba gupfa, ugomba guterwa amabuye. N'urupfu rwabaga ruri specific y'uburyo ugomba gupfamo. Ntabwo rwabaga ari urupfu upfa gutyo gusa ngo bakwicwa, habaga hari uburyo ugomba gupfa. Guterwa amabuye, do you understand icyo bisobanuye? Guterwa amabuye kugeza igihe upfiriye. Icyaro cyose kiwanyu kikaza kugutera amabuye kugira ngo upfe. Ntabwo waterwaga n'umuntu umwe. Icyaro kiwanyu cyarazaga kugira ngo kigire gute? Kigutera amabuye kugeza igihe uri bupfire. Amategeko ya Mose avuga gutya na gutya. Wowe urabivugaho iki? Ngo arunama yandika hasi. Icyo Yesu yanditse hasi nta muntu ukizi. Arahaguruka ngo arababwira ngo muri mwe utarakoze icyaha ari ubanza kumutera ibuye. Bivuze ngo amategeko ya Mose arega abantu bose. Amategeko ya Mose agaragaza ko twese turi abanyabyaha. Muri icyo cyuma ntabwo harimo abafarisayo n'abanditsi, harimo n'abandi bantu bari bahuruye. Ariko kugaragaza ko nta muntu utsinda amategeko ya Mose, bose barasohotse, harimo n'abafarisayo n'abanditsi, n'umuntu usanzwe adasambana, n'isugi niba ryari ririmo, n'uwashatse umugabo cyangwa umugore, bose barasohotse. Kuko imbere y'amategeko twese turatsindwa, imbere y'amategeko twese turi abanyabyaha. Barakubeshya nimba barakubwiye ko kujya mu ijuru bisaba ko ukipinga amategeko cyangwa se ukurikiza amategeko y'Imana, kuko imbere y'amategeko twese twaratsinzwe. Umuntu wenyine ubasha kubona ijuru, umuntu ubasha kubona ubuzima, umuntu ubasha kubona ubugingo buhoraho, ni umuntu uba ugeze ku mwamba waho aba yabaye umunyabyaha, nta kindi kintu asigaje uretse gupfa yaremeye icyaha, ko nta kintu na kimwe ashoboye, nk'uyu mugore wafashwe asambana. Uyu mugore wafashwe asambana nubwo yari afashwe, ariko n'umutima we wari wayonze, umutima we wari wemeye icyaha, umutima we wari warangiye, yabonaga ko amategeko ntabwo yashoboye. Nose utekereza ko uyu mugore yagiye gusambana asanzwe atabizi ko nafatwa asambana ari bwicwe? Yari abizi. Kuki yagiye Yesu? Kuko icyaha kimushorera, kuko icyaha kimufiteho imbaraga. Muri Yesu yaranditse ngo ibyaha byacu bidutwara nk'umuyaga. Aho umuyaga ugiye niho ibibabi bijya, niho ibipapuro bijya. Natwe niko tumeze, aho ibyaha bigiye niho natwe tujya. Umuntu ugeze ku mwamba nk'uyu mugore wafashwe asambana ni wenyine ubasha kubona ubuntu bw'Imana. Ariko ngo Yesu yarongeye aramanuka yandika ikintu hasi Bibiliya itigeze ivuga. Arongera arazamuka aramubaza ati, se wa mugore we b'abantu bakuregaga bari hehe? Bati nta n'umwe uhari. Akira ati nta n'umwe uhari, ati nanjye singucira urubanza, genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Abantu rero impamvu babigiraho urujijo ni uko Yesu yamubwiye ngo genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Bagatekereza ko yaramubwiye ngo genda wirinde ibyaha, genda utangire gukurikiza amategeko, genda ibyo bintu ntuzabisubire. Ntabwo ariko yaravuze. Ntabwo ijambo rya Yesu risaba, ntabwo ijambo rya Yesu ryinginga, ntabwo ijambo rya Yesu ritanga amategeko, ahubwo ijambo rya Yesu ryarategekaga. Nk'uko yaje agasanga umuntu wari uryamye arwaye imyaka 38, akamubwira ati haguruka wikore uburiri bwawe ugende, bikata bigenda gutyo. Yarazaga agasanga umuntu yapfuye, akavuga ati hoya ntabwo yapfuye, arasinziriye. Icyo Yesu avuga gihinduka nk'uko akivuze. Ntabwo akikubwira ngo ujye kugikora, ujye gushyiramo imbaraga zawe, ujye gushyiramo umwete wawe, nimba ngo genda ntukongere gukora icyaha ukundi, bivuze yuko umugore atazongera gukora icyaha ukundi. Atari uko ashoboye kwirinda ibyaha, atari uko afite imbaraga nyinshi zo kwirinda ibyaha, atari uko ari umukristo cyane cyangwa se ari umwana w'Imana cyane, ahubwo kubera ko ari ijambo rya Yesu risohoye, kuko rifite izo mbaraga. Yari akijijwe, yari abonye agakiza. Ikintu agomba gukora cyari kugenda akajya kwamamaza ubutumwa bwiza, akajya kuvuga ineza yagiriwe n'uburyo yakize atishwe. Ariko ibyo bintu ntabwo biba kubw'imbaraga zawe, ntabwo biba kubera umwete wawe ngo uri kuguriza Imana, ngo Imana ngo izakwibuka,
ngo abantu ngiye mwarashoboye haya ibintu bimubwira mukango Imana kuzanyibuka ngo nagize neza ngo imirimo yanjye ngo izanyeza mu ijuru ngo Mana nyibuka ngo cyagiye ngo njya gusura abarwayi hoya we n'Imana ntabwo mugurizana ibi bintu ntabwo nzi ukuntu nabisobanura muri biravuga ngo no gukiranuka kwanyu kumeze nk'ubushwambagara burimo ibizinga umwenda urimo ibishwambagara birimo n'ubuzinga. Do you understand what it means? Nibyo ukora uzi ngo uri gukiranuka ngo uri kugira Imana neza ngo uri gukora imirimo ngo Imana izakwibukiraho. Imana yavuze ngo ni muri Yesaya 64 kangahera ndibuze kubishyira kuri screen. No gukiranuka kwanyu kumeze nk'ubushwambagara. Fata umwenda ukawucagagura wahenze ugashamo n'ibizinga bisa nabi. Uko niko gukiranuka kwanjye nawe bisa imbere y'Imana. Niyo mpamvu mu Befeso ibice 2:8 avuga ngo mwakijwe kubw'ubuntu si kubw'imirimo yanyu kugira ngo hatagira uwirata. Ni impano y'Imana. Impano ni ikintu wakira kubw'ubuntu, ni ikintu wakira for free, nta kindi kintu utanze. Ntabwo uyu mugore wafashwe Samana yabwiwe kujya gukurikiza amategeko ngo ashyiremo umuhate watuzanya gufatirwa muri icyo kintu, ahubwo ijambo rya Yesu niryo rimushoboza kudakora ibyaha. Ijambo rya Yesu niryo rimurinda, ijambo rya Yesu niryo rimuha imbaraga zo kujya kubwiza ubutumwa bwiza no kubaho ubuzima nk'umucyo w'isi, nk'umunyu w'isi. Okay? Nashaka kuvuga gatoya kuri uyu mugore wafashwe asambana. Nimba hari ikibazo ufite ushaka kunyandikira muri comment ukakimaza, it's totally fine. Ndagusubiza haba mu nyandiko haba muri video, nkunze kubikora and we can like understand things. Ushaka kumenya igitekerezo cyawe, ushaka kumenya uko ubyumva, ushaka no kuntuka nta kibazo, nabyo ndabimenyereye. It's totally fine. So bye bye, ndasoreza aha ngaha nawe utaha.